Yes, twongeye kubahereza ikaze mwebwe mwese mwahisemo kugenda mudukurikira 5 kuri 5 umunsi ku wundi. Uyu munsi ndi kumwe n'abahungu babiri b'abastari bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yitwa Fredina n'umureyo ariko man ishobora byose. Ndimo ndamubona kano kanya mu mwambaro mwiza cyane wanditseho Hopeline. Ariko se Fredina, kumbona mwambaye neza cyane uyu munsi byagenze bite ndagira ngo mubwire abanyarwanda impamvu yo kuba mwambaye neza gutya. Nari nkumenyereye mu mwambaro w'ikipe ya Rayon Sport, none ndimo ndakubona wambaye neza complete ahantu hose kuva hasi kugera ku mutwe. Byagenze bite ndagira ngo tubwire. Ubundi umufatanya bikorwa mwiza ni utegura insinzi. Twebwe Hopeline Sports yamaze kuturimamo icyizere mbere yuko twebwe tukirimamo. Yego. Imyambarire myiza ndumva ari ubwa mbere mu kipe y'igihugu tugiye gusohoka muri uyu mwambaro. Jezi yakataraboneka imeze neza cyane, iryoshye, iriho ibirango byose, ibiriho u Rwanda. Ibintu ngo namagambo ya gifana. Bwizanye ukuri nambaye neza cyase nambaye neza. Umva, mwambaye neza muraberewe pe. Muraberewe. Mu mujyi wa Kigali munsi yahahoze umurenge wa Nyarugenge. Yego. Bayita Hopeline Sports. Hopeline Sports. Umanuka uri mugenda mu mahoro y'imihanda ahantu hari feruje mbere yuko hagera. Iburyo bwa uva mu mujyi umanuka. Yego. Neza usa n'ujya mu Gakinji. Uhita ubona icyapa cyanditseho Hopeline Sports. Umupapa mwiza w'imfura ku biciro byoroheye buri wese. Umva kuvuga ngo mu mujyi wa Kigali ibintu birahenda. Nushaka ubuturutse inyuma ya Ndiza cyangwa uturutse za Karongi na za Ngororero. Mugane igiciro cyoroheye buri wese. Nta mafaranga namwe ajya asubiza inyuma kuko yahashye nuvuga ngo mu kurangura arangura ibyishiro byose. Yego. Ayo ufite yose araguhahisha. Kandi umwambaro wa siporo wari wose mukeneye. Ibigo bya leta, abikorera, ibigo by'amashuri, ukeneye gushinga ikipe. Gana Hopeline Sports. Nukuvanga ibikoresho byose bya siporo biba bihari, wabakeneye amabaro, abakeneye amajezi, amagodiyo, buri kimwe cyose kijyanye na siporo. Zirahari n'ibikoresho bakoresha mu myitozo bya gym, ibyuma byo muri gym bakoresha. Ukeneye gufungura gym ukavuga ibikoresho nzabikurahe. Nta handi. Hopeline Sports. Hopeline Sports. Ugasanga abakiriya banyu barimo baritotomba izi biyari ngo zarabyimbye ngo zifite ibibyimba. Hopeline Sports ifite ibikoresho biyari nshyashya zazindi za OG zituruka mu Butaliyani. Yego. N'inkoni zazo. Yego. Na ziriya biya bakina imipira nimero ya mbere ni kwa Hopeline Sports. Abakina basket hari suppresses bakina basket, hari godeza abakina umupira wa football, abakina volley, abakina umukino wo mu mazi, ira amarushanwa yo mu mazi, abakina umukino wo ku mucanga. Nta kintu na kimwe kijyanye na siporo. Yewe n'ababana n'ubumuga ibikoresho byaho amarushanwa mujyamo birahari ku giciro cyiza cyane. Hopeline Sports ngo ni Hopeline Sport Company Limited, nimero ya mbere mu Rwanda. Yego. Nimero ya mbere. Ubu tugiye kujya kuri match y'Amavubi, abantu ndabizi bari utungurwa nko nawe utunguwe. Yego. Uyu mwambaro uraza gusanga abantu bawufite batari hejuru ya 6. Yego. Kubera ko nyine akiza karigura kandi byiza bitahi wabo wabyo. Hopeline Sports nta shyari ni ukuri kw'Imana ntababeshye ngiye nka Fredina w'umuriyo. Sari cyo warenza. Fredina, ukunda gutangaza uyu munsi ikipe y'u Rwanda Amavubi, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ifitanye umukino n'ikipe ya Benin ukomeye cyane ku isaha 12 muri stade Amahoro Remera ruba rwambikanye. Ukurikije uko umutoza yagiye ahamagara abakinnyi nuko Amavubi ahagaze kugeza ubu ngubu, urabona iyi kipe y'igihugu ya Benin izamuza kuyikuramo? Amurusha ntekereza ko imihamagarire mu Mavubi navuga ko yashyizemo ikintu cyitwa ubusiniya cyangwa experience. Kuko gutekereza ku mwitwa Emmanuel Imanishimwe Mangwende ukabona ko agomba kugaruka muri squad ya ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ntekereza ko kuri 3 n'undi niyo mugabo yari yahitije pe. Kandi wenda yasigaye neza ku rugo rusigayeho neza, ariko mu byukuri yaho umusimbura mwiza wa Mangwende rero uvuga ngo nyirumuringi yaje utega akaboko. Yego. Emmanuel Mangwende tugomba kumubona muri 11 babanzamo cyangwa se agakina igice cya kabiri, ariko ni Amavubi agiye gukina nka ekipe, abafana tukwishyizamo nka ekipe. Ibintu byose uyu munsi birakorerwa hamwe nk'ikipe y'igihugu, nta kintu kiri butume tudacyura insinzi uyu munsi kuko nta negociation zirimo. Gutsinda Benin egare gukomeza, gutsindwa na Benin egare ku rugendo rwacu rusa naho rurimo rugenda rusubira inyuma. Hari umukinnyi hano w'umunyarwanda uri kugenda yitwara neza cyane witwa Byiringiro Lag, kuba atarahamagaye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, wowe urabona nta cyuho cyangwa se ntacyo bitwaye koko ni urwego rwe ruri hasi nk'uko tumubona? Buriya nemeranya n'umutoza kubera ko umutoza we ni umuntu ukurikirana abakinnyi kuko match zose abaziriho. Yego. Kandi yari kuri match ibintu byose biba bireba. Kubiri kose rero kuba ataramuhamagaye hari ibyo atamubonyemo, hari ibyo wenda yamushakagamo atamubonyemo. Iyo ni solution y'umutoza. Yego. Wa mugani ntago wamutesingira kuri match 3
za shampiyona ngo uhite ubona ko umukinnyi yabaye ikirangirire nabanza bikorera hanyuma namukonfirima ikizabitwemeza azamuhamagara. Yego. Noneho tangaza Amavubi aratsinda bingahe? Ibitego 2 ku busa. Ibitego 2 ku busa. Ko murabizi ko nta mwenda w'igitego nta nicyo tuzigame. Nta ngingo iturengera dufite uretse gutsinda Benin. Kandi Benin ni umukeba bihe byose. Muzi ibibazo yaduteje, adukata amanota, muzi uburyo twahuye abari mihangana rikomeye. Ndamutsindisha umukinnyi wa 12 ari we ngewe. Yego. Reka tubashimire cyane rero abantu mwari mudukurikiye 5 kuri 5. Iyi ni The Public Sport, uyu ni Fred na Umureyo ndetse na Havugimana Fideli ukora ibitangaza bidasanzwe kuri moto nkuko mubibona. Yakomeje kugenda akora utuntu twinshi cyane yereka abanyarwanda ko ari umwe mu basore bafite impano iremereye cyane ikomeye, ariko nyine byose bari kugenda bavuga ko bari kubikesha umutima ukomeye cyane witwa Hopeline Company Limited. Ufatanya bikorwa wizewe. Yego. Ntaga atengo. Yewe ni ufite tuzuye nk'ikigo kigiye kugura nk'imyenda ya siporo. Aragukopa. Yego. Ukishyura mu byiciro niba wenda wazanye kimwe cya kabiri arayafata akaguha imyambaro ukazagenda ukazana amafaranga asigaye. Ubwo rero abanyarwanda bose reka tubarangire muri Hopeline Company, Hopeline Sport Company Limited ikorera hariya mu mujyi wa Kigali, icuruza imyenda ya siporo, buri gikoresho cyose cya siporo iyo ari yose, yaba gym yaba iki, buri kimwe cyose kirahari. Tubarangire rero muri Hopeline Company Limited, ariho bajya basimbukira barebe ibijyanye n'ibikoresho bakwifashisha muri siporo mu buzima bwa buri munsi.